aratubwira ati impamvu nicaye ahangaha ati umugabo ari positive uwo mwanya umugabo afite virusi itera sida mu buzima niyo nkuru na n'isaya iyo iryo jwi ndyumvishe ndikangamo ntago nza ahantu imbaraga zavuye cyangwa se intege nke zavuye nanutse kuri shezeri nicayeho ni kubita hasi ndarira ntwite ndarira nararize nibaza ibintu byose nihanganiye nibaza agahinda kose inkoni zose nariye ndihangana bambwira ngo umuntu avubye yapfira abana ndababara numvisha meze nk'umuntu upfushije komera nanjye ubwanjye sinzi namaze imyaka ntazi umubare ntazi ahantu ndi kuko natekereje ahantu abana banjye bagiye nekereza amagambo nahabwiriwe nekereza papa wabo namaze kubona ko ameze nk'umusazi mu mutwe abana banjye nekereza uburibwe bagiyemo ndababara baranyishe mana we banyishe urubozo banyicira abana urubozo nisa ntabwo nyambishyikira abana arabatwara abajyana iwabo abajyanye iwabo ahantu hatari umukozi hari umukecuru wenyine uretse ko cyari igipangu kinini kibamo abapangayi benshi abana banjye baragenda bajya ku nkoni y'uburibwe bamenya kuburara bamenya kwambara ubusa n'akariso fata ukugatisha kandi ngako yagira gahunda yo kwigendera agasiga afunze inzu y'abana bagasigara hanze rimwe nakira telefone imbwira umwana wanjye baviyoye kubwo gusigara hanze imvura yagwa bakugama mu nzu z'abaturanyi z'abapangayi b'abasore ukuye agashyira mu cyumba agakora ibyo ashaka uviye inkuru yanjye uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango utangiye gutekereza ahazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga ufite iminsi mikuru umuryango bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events ubukwe inama iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe umva nimuze mbereka ahantu bibera duherereye rwagati mu mutima wa Kigali Kicukiro ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515 duhamagare kuri 0782 082 566 twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com. nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umweko muri Igasabo Showroom ariko muze tuba ibikoresho byiza byo mu nzu none nabonye salamanje nziza iteye ubwoba wabyumvise ko dufite ibikoresho bidasanzwe muri Igasabo Showroom duhereye hano i Remera imbere ya Polyfarm ubyifuza ngo duhamagaye kuri 0788 77 0689 ubundi tuguye ibikoresho bya bien salon nziza kubifuza na interior design nimukajya handi rwose mujye muhamagara ino nimero ubundi tubaha ibikoresho byiza cyane nitwa Rweme Mbabazi iyo naje hano mubizi ko tuba dufite inkuru ziri sensible cyane inkuru zikomeye cyane zahungabanije abantu ku buryo rimwe na rimwe kumushyira kuri kamera wumva ari ikintu nyine kidakwiye mbere yuko tuganira rero nzajya mbanza amahe kuri cote cyane cyane mu gihe ndi
kugaragara kuri kamera. Hari umudamu witwa Oprah Winfrey, ni umudamu w'umwiraburakazi uzwi by'umwihariko kuri televiziyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko yigeze no gukina mu mafilime atandukanye muri icyo gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Oprah Winfrey niwe mugore w'umwiraburakazi uyu munsi utunze akayabo k'amadolari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku isi muri rusange. Undi mugore navuga ngo mu byamamare bazwi mu bafite amafaranga menshi buriya, Rihanna ni umugore wa kabiri w'umwiraburakazi ariko tudashyizemo abazungu, umwiraburakazi ufite amafaranga menshi mu byamamare hano ku isi. Oprah Winfrey yaravuze ati, you define your own life, do not let other people write your script. Umvise rino jambo, you define your own life, ni ukuvuga bishatse kuvuga ngo niwe utanga igisobanuro cy'ubuzima bwawe, niwe utanga definition, niwe utanga igisobanuro cy'ubuzima bwawe. Do not let other people, ntuzigere wemera abandi bantu kwandika ubuzima bwawe, script y'ubuzima bwawe. Kuri ino si dutuyeho, tubana n'abantu, tuvukana n'abantu, tuba mu miryango irimo abantu, aho dukora ku kazi tuba turi kumwe n'abantu, duturanye n'abantu, dushakana n'abantu, mbese ibintu byose biba birimo abantu. Niyo mpamvu mu buzima bwawe uba ugomba kuzanamo abantu, hari n'abizana. Rero muri uko kubana hari ubwo usanga harimo abarengera, bagatangira gushaka kuguha ukugenda mu buzima bwawe. Rimwe na rimwe kuko wenda uba utari confident enough cyangwa utifitiye icyizere mu buryo buhagije, hari ubwo usanga nyine waguye mu ikosa ryo kubemerera kugenga ubuzima bwawe. Bakakubwira bati, Rweme wagakwiye kwitwara gutya, Rweme wagakwiye kugenda gutya kuko niko tubishaka. Et pourtant uwo muntu ntabwo azi uko ubayeho, nta nubwo azi igisobanuro cy'ubuzima bwawe, ntabwo azi uko ubuzima bwawe buhagaze, ariko ukumva ko yagakwiye kugenga ubuzima bwawe. Uyu munsi shuti muvandimwe wanjye, menya ko ubuzima bwawe ni wowe ubuzi, ni wowe uzi uko ubayeho, ni wowe uzi uko utekereza, ni wowe uzi uko ubabara, ni wowe uzi uko isi kurya buri munsi. Hari ubwo isi igiturya, rimwe rimwe ukibaza ngo kubera iki ndiho, kubera iki nahuye na runaka akanyicira ubuzima. Wajya gutandukana n'umuntu, ntabwo nkubwiye ngo mutandukane wenda, kuko tuba tugomba gukora ba bantu navuga ngo bari toxic, ba bantu babi bari mu buzima bwacu tukabakuramo. Uwo yaba ari we wese, gira ubuzima bwiza. Niba ubona ko uwo muntu akubangamiye, uvuga uti mfashe icyemezo amvire mu buzima, nkomeze ubuzima. Abakubwira bati ngo ni gute ujye gutandukana na runaka kandi ameze gutya, ni wowe muzi, kuko ni wowe uzi impamvu agiye kuva mu buzima bwawe. Ntawe ugomba gushushanya ubuzima bwawe, ni wowe ugomba gushushanya ubuzima bwawe. Bitwandikira amateka, ni twe tugomba kwiyandikira amateka y'ubuzima bwacu. Ngayo nguko ndi kumwe n'uyu muvandimwe, umudamu mwiza cyane, muremure, w'inzobe cyane, w'imisatsi myinshi, afite ubuhamya bukomeye cyane. Ariko kujya kuri kamera birumvikana ko bitewe n'uburemere bw'inkuru ye ndetse n'uburyo ushobora kuba yakora wenda ku muryango we, ntabwo tuyishyira kuri kamera. Yvonne, tuguhe ikaze mu kiganiro Inkuru Yanjye. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ni amahoro? Ubusanzwe ni amahoro. Yego. Mbanza kubashimira kuba mwanyakiriye, ni iby'igiciro cyinshi cyane, ariko mbere na mbere numvaga nabanza ngasenga Imana. Yego. Twiragiza Imana, numvaga byiza. Uwiteka Mana yacu, Imana nziza, Imana igira neza, ndagushimye kandi ndaguhimbaza. Gushimiye uyu munsi none, gushimiye ko wemera ko ngera ahangaha kwa Rweme Imbabazi. Ni ukuri musabiye umugisha mwinshi cyane
bwo kwemera kunyakira, nyemerera umwanya ngiye kumara ahangaha tugiye kumarana ari ubana natwe kandi wihesha icyubahiro mu nkuru ngiye gutambutsa y'ubuzima bwanjye y'amateka yanjye. Ndakwinginze ngo igire benshi ikoraho mu buryo bwo kuba hari abo yahindura ndetse habemo inyigisho nyinshi aho biri ngombwa. Urakoze cyane Imana, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo sinzi neza ko ubikoze. Amen. Amen. Ivo tugoye kaze mu kiganiro inkuru yanjye kandi wakoze kudusengera. Ikiganiro gihindure benshi, gifashe benshi by'umweko mu byo barimo, ariko nawe ubwawe ku giti cyawe kigufashe uko byifuza. Ufite inkuru yawe. Yego. Niyo urushako. Yego. Byagenze gute Ivo, wongera ijwi? Ndongera ijwi mvuga gake ariko ndagerageza kongera. Ufite n'ijwi rinini rero. Mfite ijwi rinini ariko sinzi igihe ryiza rizamure. Yego. Ndumva nahera gatoya ya wenda mu kuvuka kwanjye cyangwa se mu muryango wanjye aho nkomoka, ni gato cyane kugira ngo mbisanishe n'inkuru y'urushako. Mvuka muri Kicukiro hano mu mujyi wa Kigali. Mfite papa na mama ndetse uko biri kose bamaze gukura, barashaje. Ku bijyanye n'urushako, nakundanye n'umusore, twari abanyeshuri, mu by'ukuri ndakuze urabona ko ndi umumama mukuru. Muri uko gukundana antera inda, biba ngombwa ko rero ansaba mu rugo kugira ngo tujye kubana. Yarakiri umunyeshuri, nanjye ndi umunyeshuri, ariko we yaragiye kujya mu wa 6, njye nari ndi mu wa 4. Ntabwo twigaga ku kigo kimwe, wigaga muri ADB, njye niga muri AP Rugunga. Byabaye ngombwa rero ko urumva nari byari mu rugo, mfite nabyariye mu rugo, ariko nkimara kubyara nibwo yateye intambwe aza mu rugo ati mumbarire mureke mujyane, nimara kwiga ndakora ibishoboka byose dushaka amafaranga dukore ibyo tugomba gukora dushimisha ababyeyi. Ubwo barabimwemereye, turagenda tujya kubana. Muri uko kubana rero ariga ararangiza, tugira amahirwe akimara kurangiza ahise abona akazi. Yari yarize elegitoronike, yahise abona akazi keza rwose, arakora, ubuzima burahinduka, tubona ko hari indi ntambwe duteye, tubyara umwana wa 2. Bibaho ngaho, ariko hagati aho ngaho nshaka gusobanura kuko ngira ngo buri mwaka narabyaraga, nabijyanishanya nuko twari abana twese, tukiri abana. Ntabwo nenzi wenda ngo ibintu ngo byabona po byiki, ntabwo twabona gutuganiriza, nibyo ngibyo nashidukaga buri mwaka ntwaye inda. Bibaho ngaho, arakora, ni byiza, ubuzima butangiye kugenda neza, ariko tukaba twe dutuye hafi y'iwabo no kwa mama we. We avuka Kacyiru. Yego. Uko gutura hafi yo kwa mama we, igihe cyarageze, urumva hari igihe cyo twabanje kuba iwabo, mbyara umwana wa 2 twabaye iwabo, bagatereka twekomeza gukodesha, none tubashe kwegeranya amafaranga dushakemo ikindi kintu twakora. Hanyuma mu kuhaba ariko biza kurangira mpavuye kuko ntago mama we twasaga nkaho tumeranye neza. Ikintu cyabaye, naje gusama inda ya 3, mbyara umwana wa 3. Nibwo twese tuganira ati noneho ibyo kubyara reka tubiparike, hanyuma nawe usubire ku ishuri. Niba ku gihe cyo gusubira ku ishuri ari ngombwa, ndari ku mwana agize umwaka subira ku ishuri. Yego. Abana twajya tubasigira abakozi, dufite abakozi 2, hanyuma rero njye nsubira ku ishuri. Urumva n'undi nagiye mitansubira mu kanese guhita nsimbuka ngo njye mu wa 5. Mu gusubira ku ishuri rero ni byiza, ni ukuri twari urugo rwiza, tw'umuryango mwiza cyane, tubona ko natwe tumaze kugira umuryango, bakora ibindi twakora. Ko ndibuka ko ku mwana wa 3 nibwo yateye intambwe
hategurwa ibirori byo kujya kwirega mu rugo. Famiye ye, nyirarume, mama we, mushiki we baraduherekeza n'abaturanyi, turagenda tujya mu rugo. Nyine habaho umuhango wo kwirega, ariko batanga n'itariki yo kuzaza gusaba no gukwa. Bigenda uko, ariko umugabo uko iminsi igenda ishira habona arimo aragenda ahinduka. Ntiyavugaga nabi, ntiyarwanaga, gusa wenda yagiraga agakungu ko kuba yagira ibigare by'abasore basangira amayoga n'icyo kumvaga nta kintu bintwaye, kuko nta kintu yanyimaga. Abana barigaga, kuko babiri batoya bari batangiye maternelle, nanjye niga nta kibazo, numvaga nta kintu bintwaye. Ariko iminsi igenda ishira nkabona arimo arahinduka, tangira kuvuga nabi, tangira kudataha. Nibyo numva ko mu rugo atangiye kuzamo ibibazo. Igihe cyarageze mbona ko kubyanganira birimo kwanga, kubyamaze gufata indi ntera ntazi. Ubona hari igihe najya mvuga ngo wagira ngo acometse ku mashanyarazi, kuko yagiye ahinduka undi muntu ntarinzi. Ariko hari umumama umwe wigeze kunganiza, arambwira ko dutanyambatoya ati impamvu buriya urabona mwabanye mukiri abana nibwo akigira amafaranga, akeneye kwishimisha nk'umusore muri bwo buzima bwa gisore akaba yaranyuzemo, we byasanze yarashatse. Ahubwo ati rugiye kumwihanganira, ujye uceceka umureke yatahatinze umwakire, byagiye ute ibyo bintu ndagenda ndabyakira, ariko ntabwo byampiriye. Kuko twe dufite abana batatu, nibwo nabonye ko bitavamo none no kwa bitangiye amahane iki. Icyo gihe nibwo nahukanye njya mu rugo. Ariko ubwo nsubiye inyuma, bya bintu byo gusaba no gukwa byarangira n'itariki batanze, birarangira ko hagiye kugera umuntu yarahindutse, undi ari mu rwego rwo hejuru ameze nk'umusazi. Ibyo uko murabiritse? Ibyo kumva ntabwo byarimo, kuko bombori yaratangiye mu rugo. Mwapanze se n'amatariki? Kuko ndi ku gihe baratanze itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri, nimba mbyibuka neza. Birangije ikintu cyabayeho, umugabo kundi koko icyo gihe narahukanye, nahukanana n'abana, ndagenda nasubira mu rugo. Yaje gukora muri kwa koka, naje gukora impanuka. Rero mu gukora impanuka bampamagara, muramukazi wanjye ampamagara bimbwira ati turi CHK, ari muri koma. Ubwo nese njya kurwaza. Mu kujya kumurwaza tugize amahirwe ko ndibuka ko twamazemo ibyumweru 2 muri swe, no muri urgence. Nibwo rero yaje gukanguka, ariko akanguka asa nk'uwataye ubwenge. Icyo gihe avunika akaboko, kuko banamushyizemo tije. Byabaye ngombwa ko noneho ngaruka mu rugo ndicyura njya kumurwaza. Ariko icyo gihe narahukanye, njye namaze kujya iwacu, we ahita yimuka ajya kwa mama. Urumva ko kwa mama we twari duturanye, ibintu byose arimura ajya kuba kwa mama we. Niyo mpanuka yikoze aba kwa mama we. Rero ikintu cyabayeho, byabaye ngombwa ko nongera mfata abana ndagaruka, kugira ngo njye kumurwaza, njye kumwitaho. Ndagenda, ubwo byabaye ngombwa ko dushaka inzu turayishatse. Nta nzu twarakodeshaga, ndamurwaje birarangira, ariko gahoro garagenda garura ubwenge. Ntabwo byamaze igihe yese yongera asubira ku murongo, tumva aravuga neza, ibintu byose ni ku murongo, nta kibazo. Ariko yambaye isima, afite motije yamushyizemo nyuma, ko twavuye mu bitaro yambaye isima. Birarangira ndumva ngarutse mu rugo, byo kwahukana mbivuyemo, nje kurwaza umurwayi, turabanye. Urumva gukora ntagikora, ko yararwaye, mfata icyemezo cyo guhagarika kwiga, ari byo haguruka nshaka akazi. Vuga ngo ntunga abana nubwo mutunge, ariko mama we uko biri kose yaramfashaga bimwe na bimwe. Birangije nibwo yaje gukira, ariko mu gukira ntabwo yasubiye mu kazi. Ahubwo byabaye ngombwa ko urumva bamushyira mu tije gukurikirana, bamushyira mu tije nubwo babana nayo.
twarabanye ariko muri uko kubana uko nagarutse nibwo nasamye inda ya 4. Muri uko gusama inda ya 4 ariko n'ubundi akaba nubwo yari yakoze impanuka yamuhane ntabwo yarekeye, amahane ye yarakomeje. Mu gusama inda ya 4 nibwo yanze ko tujya kwa muganga kwipimisha, nkayoberwa impamvu. Inda iragenda yagize nk'amezi 7. Twese tujye kwa muganga umugabo araga, nkayoberwa impamvu yabyo. Ariko amahana ari amahano, umushi hari umushi, intambara ari intambara. Nsubiye inyuma gatoya muri inda ikiri n'uko ko rifite nk'amezi 2, ndiko ko rwo yatubwiye inkuru ko agiye kujya gukorera Darfur, hari umuntu wamutereteye agiye kugenda mu batekinisiye bazajyana. Biba byiza arabitubwira na mukecuru, turabyakira, twumva ni inkuru nziza. Aranambwira ati urihangana uzabyara ntari, ariko uko biri kose nta kibazo uzaba ufite, famille zabikuri hafi n'ubwa nta kibazo. Nanjye umva ko ni ibintu byiza tugiye kurushaho gutera imbere. Birangije icyo gihe ikintu cyabayeho, twarategereje dutegereza ko azagenda, turaheba. Bari kugenda ari mu kwa 8 nyuma y'amatora, ko twendaga gutora umukuru w'igihugu. Ntiyagenda. Muri uko kutagenda twamenye impamvu byarangiye gutyo. Ariko akaba abandi basore nka 2 bo muri quartier bo bari baragize gute, barajyana ngo bajyananye, hari kugira sinza amugurwa babahaga, ariko bipfa bagiye kubapimisha. Mu kujya kubapimisha rero we ngo basanze afite ubwandu. Araza aracecekara, pfundikira aracecekara, twihore aranyihorera. Ariko aragenda agira amahane ateye ubwoba, nyoberwa impamvu nkuzise ko nihanganye. Nabyo ndi byose byo kuba yaragendaga gusinda baranganirije, nta kibazo mureka akoresha ubusore bwe, buriya ni ingaruka z'uko ashatse akiri mutoya. Ndavuga se aya mahane avuye ku kibiranyobera. Birangije uko indi igenda ikura n'iki niko gukubitwa. Kenshi cyane ndibuka ko nararaga hanze ahantu twari dutuye hari ku Kacyiru. Ndihangana ndavuga uko bikose Imana ifashe nimbyara amahoro, wenda asaba yaramaze no guhinduka. Mva ko ibintu byose ibyo nanganiye ni byinshi, nabyo ngomba kubyihanganira. Ikintu cyaje kubaho, ndibuka ko indigize amezi 7 hari umugabo w'inshuti bakundaga kujya kurebana umupira. Icyo gihe bagiye kujya kureba match, bibanza ari Arsenal ahari. Noneho aza mu rugo, hari dimanche, noneho aza mu rugo ndabakira, tujya ku meza tuvaho. Noneho uwo mugabo ataragenda, sinzi ahantu navanye imbaraga, ndavuga ngo reka mpite mubwira ikibazo dufite hano mu rugo. Mba ndabimuganirije ko yari n'umudogiteri hari ku Kacyiru. Ndabimuganiza ndimubwira, mbibwiye arababara cyane, avuga ati murampimukiye, iyi nkuru mumbwiye mumaze kunyakira. Ati ndababaye cyane. Ati impamvu mbabaye ni iyihe, uburyo mugaragarira abantu, uburyo mwakira abantu, uburyo mutwara mu bantu, ntabwo menya ko mufite ibibazo bingana gutya mu rugo. Ati ndababaye. Arambwira ati ntabwo nari nzi ko wabangamira umugore bigeze aha ngaha. Ndari gize amezi 7 yari imvutse. Arambwira ati ndababaye. Arambwira ati ni ikihe kibazo gihari gituma udaherekeza umugore ngo mujye kwa muganga kwipimisha bakurikirana umwana? Arangije aramubwira ngo kubera akazi kenshi, ngo urabona ngo akazi ngo bikindi biki. Umugabo aramubwira ati nimba ikibazo ari akazi, kuko icyo gihe yari urumva yaje gukira asubira mu kazi, ari naho habaho kumutetera ngo azajyane n'abazajyana iyo ngiyo za Darfur nko twabivugaga. Birangije aramubwira ati ejo ni kuwa mbere, ejo mu gitondo n'ubundi haba ariho gukurikirana ababyeyi bazaza gupima. Ejo mu gitondo muzinduke muze kwa muganga, hanyuma nge ikintu muri bumwe muze kugenda mufata inyigisho n'andi makupure, nimurangiza uhitamo muganga ngendaza ntore nuza fishe zanyu. Hanyuma bakurikirane kugira ngo bitabukera mugwiza mukazitegera mu kazi. Arabimwemerera, bajya kureba umupira, nanjye urumva arazantegura imyenda uko bikose. Mu gitondo turabyuka tujya kwa muganga. Dogiteri araza twari ibipapuro byanjye, aragenda aradupima, arambwira ati gira mu kazi ndaza kuguhamagara. Ko icyo gihe ibisubizo byaratindaga, byagarukaga byabonekaga nko mu masaa 9 mu masaa 7 ko
kuko saa 9 ngira ngo akazi kabaga karangiye. Yego. Noneho birangije urumva njye nasigayeyo n'ubundi nkurikirana izindi gahunda z'ababyeyi ibyo bapima n'ibiki sigarayo, ariko amasaha ageze nanjye ndagenda njya mu rugo ko hari hafi njye ngiye kurya kugira ngo ngaruke kureba ibisubizo kuko yaratubwiye kubisubiza ari bubitwihere. Ngera mu rugo saa 6 umugabo aza kurya, turariye turarangije, asubiye mu kazi arambwira ati nacyo dogiteri aza kumpamagara. Kumbe yaje dogiteri yamuhamagaye arimo kumbwira ngo ndaje ntabizi. Noneho urumva saa 7 zagera asubira mu kazi arigendera. Ubwo mbonye dogiteri ataraduhamagaye nanjye ndiryamira agatotsi karantwara. Mu gukanguka mu masaa 9 n'igice none saa 10 nibwo nakangutse, ariko nkangurwa n'umukozi akomanze ku cyumba ambwira ngo hano hanze hari umwana ugushaka. Kumbe umwana wanshakaga no dogita yaratumye ko twe dutuye hafi nanone za n'ibitaro bya police. We hagaze kuri Senyenge abona kanaga kamanuka mu muhanda uza mu rugo, aramubwira ngo genda ureba umuma bita gutya na gutya uhakomange hanyuma umubwire azi hano. None ndasohoka nzamutse ku muhanda asanga ni wa mudogiteri, arambwira ati kora ibishoboka byose, ati ngwino hano ndagushaka. Nitasubira mu rugo mbwira umukozi n'umugani bange gahunda gutya na gutya, ndagendaje ndazamuka njya kwa muganga. Arambwira departement yakoraga nyine aho bakurikirana ababyeyi nabo batangira za onapo nabo bapimira amasida n'iki, nsanga ahicaye ngo ati ntubona ko bafunze n'umugani ndabibona, ati nicano kubera umugabo we namutegereje namubuze, ati guhera saa 7 muhamagara. Nubwo rero naryamye ntegereza ko mumbwira ndabibura. Uwo mwanya nicaye yaramuhamagaye aramubwira ati uri hehe igihe nagutegerereje uri hehe. Undi aramubwira nakoreye kure n'ikindi za Kabugandaje mwihangane, aramubwira ati umudamu yicanga kandi nanjye simva hangaha utahageze, byange bikunde ugomba kurara ugeze hangaha harambaha ibisubizo byanyu. Umugabo ati ndaje turicaho ngaho saa 11 gwemo saa 12 yahageze saa 1 z'ijoro. Kurumva mujamo arakomeza arahamagara gisinkamenya impamvu, ariko umugabo urumva aho nakangukiye nkiri mu rugo so nyuma gatoya namugana mbwa none se dogita ntabwo waguhamagaye, ngo yampamagaye ngo shiri ngo yambwiye ngo nta kibazo ngo byore ngo araza kubimpereza. None base byo kwa muganga bizamo no kuba babiherezanyiza hanze sinasobanukirwa ibyo kumbe yamukwepye yanze kuza. Mu kwanga kuze rugo yageze aho ngaho igihe kiragera araza muri iryo joro turakicongo kwa muganga. Ahageze dogiteri aramubwira ati watinze wahemutse n'iki ari excuse n'iki, niko yicaye arongera tuganiriza tugira inama tubwira ati urabiza hano bana gutya na gutya, aratuganiza aratubwira ati impamvu nicaye aha ngaha ibisubizo byanyu biratandukanye. Ati umugabo ari positive umugore ni negative. Uwo mwanya umugabo afite virusi itera sida, wowe njye ntayo ntayo. Mu buzima niyo nkuru na n'isaya iyo iryo jwi ndyumvishe ndikangamo, ntago nza ahantu imbaraga zavuye cyangwa se intege nke zavuye, nanutse kuri chaise nicayeho nikubita hasi ndarira ntwite ndarira nararize nibaza ibintu byose nihanganiye. Nibaza agahinda kose inkoni zose nariye ndihangana, bambwira ngo umuntu avubye yapfira abana ndababara. Numvisha meze nk'umuntu upfushije. Komera. Numvisha meze nk'umuntu upfushije ndababara ndarira. Igihe dogiteri arampagurutsa anyicaza ku ntebe akora mu ishati arambampereza umushwari ndihanagura. Komera. Narambaye numva ko navunikiye ubusa. Nibyo gusa hagati aho aratuganiriza aratubwira ati nubwo ibyo byose bibayeho ntabwo bivuze ko abantu batandukana. Aratubwira ati hano tugirana za case nyinshi cyane usanga
abantu babana muri ubwo buryo ugasanga umugore ararwaye umugabo ntarwaye, umugabo ararwaye umugore ntarwaye, ariko bakabana ntabwo bivuga ko umuryango usenyutse, ntabwo bivuze ko abana bagiye kwiberamo victime. Aratuganiriza ariko mu by'ukuri nanjye kubyakira numvaga nari mu kubyumva nari mbabaye cyane. No munsi no uko umuntu yapfusha umuntu agashyingura nuko nahise mbyakira muri njyewe, numvishe ko narababaye cyane. Birarangira atubwira ati ubwo gahunda iriho ni ugutangira ukaza bakagukurikirana, hanyuma bakazagushyira ahantu bagomba gufata imiti. Turataha tugera n'ambaza aramubwira ati muherukana ryari, ndamubwira n'ijisho turaherukana, aramubwira ati guhera none uyu munsi wa none mugomba kwiproteja nawe bakagukurikirana kugeza ubyaye kugira ngo umwana atazahura n'ikibazo, kugira bazarebe ko umwana atazandura cyangwa se nawe bazasanga waranduye. Turatashye tugiye mu rugo. Utaba ufite ubwoba ariko ntabwo ari ubwoba rero, ntabwo nabyita ubwoba, ni nacitse umugongo, nari mfite agahinda kenshi cyane kuko mu by'ukuri numvaga ko mpfushije ikintu kinini cyane, numvaga nta bundi sinzi uburyo nari kubibamo, sinzi uburyo mukuru byari bivunanye bimbabaje cyane. Bo turataha, ikintu cyabayeho cyo koza nambwiye ni rero reka babanze bagutangiza imiti hanyuma tujye tubonana nuko nguko. Ariko ambera umunyamanyanga cyangwa se navuga ngo yambereye inyaryenge. Bwarakeye ku munsi wakurikiyeho ko ndibuka ko bari dogiteri yamubwiye ko twari gusoreraho hari ari ku wa 4 muri gahunda y'abo basanze baranduye ngo hari ukuntu baba bafitaga ibizami, noneho bakazagereye bakabashyira ku maliste bagomba gutangira kunywa imiti. Noneho rimwe araza arambwira, ni ku munsi wakurikiyeho yaraje arambwira ngo sheri gusa ngo dogiteri yambeshye, ndumva nise gute, arambwira ati ngiye nigiri Kanombe bampimye ati mfiteyo umuganga w'ishutangiye ati ngiye najya arampima basanga ni negative atarambeshye. Ndabwiye se kucyo bikoze tutajyanye iyo nanjye reka tukajyana, ndumva noneho reka tuzajyane tuzashaka indi vuro tujyaho hanyuma kugira ngo tunubwo dushaka tuzajye hara kwa Kanimba. Aranyemerera ati tuzajyayo, ndategereza ko tugenda, ndamugese ko tugenda. Muri iyo minsi rero nibwo agenda no aba nk'umusazi burundu, yaragiye ambera inyamaswa ku rwego rwo hejuru. Jera narakubiswe izo ntakubiswe zose, kugera ubwo yazaga gakomanga nkabwira umukozi namubwaga n'umunsi ntufungure nijye uri bufungure, none nkafungura mpita nihishe inyuma y'urugi kugira ngo mpite nsohoka nirukanka, atangute ko nabanje mu cyumba cy'abana nabanje mu cyumba yazaga guta yahuranya nkubita unatwite nanatwite. Ikinini urumva nararaga hanze, hari igihe cyageze noneho kubiceceka birananira, urumva sinabaga ndi buvuze ndi ngo abaturanye bahurure cyane ko nijya bapanga kwegeranye batabimenyaga. Ariko byagezeho ngaho noneho ndavuga ngo reka njye ntabaza ejo atazanyicira aha ngaha. Rimwe nibwo nasohotse ndahantu nk'inyuma y'inzu hafi y'umuhanda, nibwo inkera gutabara zanyu sinzi nk'icyo gihe ariko twabitaga abanyerondo, ngira ngo nabwo bari bacyaduka hari muri biriya bihe. Nibwo banyuzeho barambaza ngo kuri hano, ndavuga ndi hano hanze umugabo yasohoye yaragiye kunkubita, barasa barakomanga amazi ati umugore ko ari hanze uri mu nzu ryamye imeze ibiti, ariko ubwo yabaga yasinze yagejeje aha ngaha. Ngo uyu mugore ngo simushaka ngo najye waba simushaka aha ngaha, hanyuma se nagenda aba bana ngo bananza bashyira mu mazabarira. Birangije icyo gihe mbwa ati noneho nataryama wowe turakujyana waryame mu nzu, mureka aryame nahamagara agatakuvuga ko umukozi we turaza tukujyane n'uri burare hanze. Kuko icyo gihe narinjiye uko byagenze, narinjiye n'ubundi induri binduri nibwo abaturanye bahuruye n'ikibahamagara ushinzwe umutekano, baraza umugabo aramujyana arara ku murenge, ngira ngo bamuraje ku murenge, nijyama mu nzu.
baramufashe baramuganiriza n'iki ariko avuga ko ari inzoga zimutera ariko buri munsi akavuga ko ashaka kujya kwa mama we kandi n'abana agomba kubatwara. ashaka kujya kwibera kwa mama we? Yego. Nta minsi rero yaciyemo avuga bibwira abandi, urumva babaga bibwira abaturanyi kuko bahuruye ndashaka kujya kwibera kwa mama. Yego. Nubwo nisi nijye kwa mama we hanyuma abana ni umugore ngo abana n'abanjye ngo zabo minsi abajyana ngo nawe ngo agenda ajye iwabo. Umuntu w'umugabo ati ndashaka kwigira kwa mama. Yego. Kuko yageze ngo aba nk'umuntu w'umusazi noneho biranyubira. Kandi nukuri nimbara hari couple yakundwaga intangarugero yari couple yacu. Yes. Birangije nta minsi yaciyemo nyuma yuko tuvuye kwa muganga muri cya kibazo basanze n'iki nta cyumweru cyashizemo umugabo itagenda ajya kwa mama we. Ariko yabayaretseho gatoya abana bajya ku ishuri icyo gihe bari bakiga umukurigaga primaire babiri bamukurikiye ari bo bari maternelle yajya kubacyura umukozi yajya kubacyura akaba yamubwiye ko agomba kubacyura kwa mama we. Nkatigeze ko abana baza ubwa mbere ndategereza ndababura mama umukozi amugatirwa ngo mbajyane kwa mukecuru ngo nanjye nirirwe ngo turataha nimugoroba. Ubwo hajemo ikintu cyo kujya gute kunyicisha inzara. Numva mu rugo umukozi ntiyariwe yambwiye ko ajya kwa mama we ubwo mama yatetse niho abana bari burye niho bari buryame bakaza nimugoroba ntanjya guhangana n'ikibazo cy'inzara ntwite ariko nkavuga ni nakibazo natankubita nacyo ndihanganira ibi ngibi none agenda nkanywa amata muri restaurant. Nta cyumweru cyashize rero yaragenda ajya kwa mama aradusiga mu nzu y'ubukode. Mu kudusiga mu nzu y'ubukode gusa kuri njye numvishe nduhutse ko nari nduhutse inkoni no kurara hanze no guhangayika ko noraga umutima uri hejuru cyangwa none haranyica nagira Imana agakesha ari hanze akaza twamaze kubyuka akajya mu nzu akirirwa aryamye nanjye nkaba ndamucitse gutyo. Ikintu cyabayeho igihe cyarageze ndabyara ndi mu nzu njyenyine n'abana. Ubwo muri ibyo byose byabaye nta n'umwenda ko imyenda nafashe mu mwana niyo nagiye nsaba no kuri ngira Imana iragwira ndabyara ndarangiza uwo munsi mvuye kwa muganga kubyara. Wagiye usaba yari famille yishoboye? Yego ni famille yishoboye cyane nikavukire hara Kacyiru ni famille ikomeye cyane rwose. Ikintu cyabayeho nibuka ko navuye kubyara kuba ndi uyu njyenyine navuye kwa muganga ko numvaga mu bibazo byanjye nta muntu nshaka kuvuna ko nonaga ko urugamba rw'ubuzima ntangiye ariko numva ko ntashaka kugira umuntu najya kuremerera. Nibuka ko navuye kubyara uwo mwana naraye mubyaye nagize amahirwe cyo kuzambyara neza ngira amahirwe basanga nta bwandu nigeze ngira. Navuye kwa muganga ndyamisha uruhinja ndagenda njya kugura isombe ku isoko hari hafi hari nko muri metero nka 300. Uvuye mu rugo ndagaruka shyiraho ndateka nyine nibyo ngibyo umuturanyi ngire neza kamifu igikoma gutyo nibyo ngibyo. Nyirinzu aranganiriza arambwira ati rero ugiye kureka byibuze umwana agira amezi 2 uraba umaze gukomera hanyuma ushaka ahantu ujya nanjye inzu nyitange gishakiremo amafaranga ati n'intungiye nanjye n'inzamurira umuryango. Ruruhande rumwe ndamvuga ko ntandi mahitamo nari mfite ariko nafashe umwanzuro nubwo noneho nta hantu mfite ho kujyana aba bana umugabo ari iwabo nubwo ibintu reka mbishyira mu buyobozi byibuze ndebe ko yakwemera kutwishyurira inzu. Naragiye ntanga urumva twe turi mu kagari gatandukanye n'akabo cyangwa se imidugudu niko n'akagari ntabwo byari bihuye. Ndagenda njye iwabo ntanga ikirego mu bayobozi baho ndabibatekerereza byabaye ngombwa ko bajya kumushaka iwabo ko n'undi abayobozi babaga ari hafi aho ngaho baturanye bajya kumushaka icyo gihe dusanga ntawe hari mama wari uhari nari mpetse uruhinja rw'ukwezi hari rubisi. Mama we rero niwe wari uhari baramubaza ati bite umugabo ko araha umugore ari wenyine n'izi mpinja bimeze bitabana murabagira muti mwashatse hano uyu mubyeyi abukabwira umugabo akita kuri aba bana. Umukecuru arabashubije ngo uwo nabyaye ndamufite
nawe najya iwabo. Ndibuka ko umuyobozi w'umutekano yaramaje aramubaza najya iwabo aba bana arabajyana hehe, n'ibyo simbizi uko abuzukuru be biranga. Icyo gihe njya ku murenge bampuza na Etat civile waho, icyo gihe ndabimutekerereza byose, nifite na raporo ivuye hasi mu nzego z'ibanze aho ngiye nari ntuye. Icyo gihe ndibuka ko yahamagaye mukuru w'umugabo wanjye ko nawe yakoraga yigeze ukoramo mu nzego za leta, aramubaza amuga ati ikibazo cy'umuvandimwe wawe kirangana cy'umudamu n'abana bimeze biti. Aramubwira rero ngo birasaba ko nzaza, ati uko ikigaragara cyo umugabo yarananiranye, ati ibyo nanjye ndabizi ko yananiranye, ati ko ndabizi ko yicaye ari kwa mukecuru, ariko birasaba ko habaho guhura kwa famiye zombi, iwabo mukobwa natwe, noneho bamwe bagafata inshingano zimwe n'abandi bagafata izindi. Ubwo nemeza kwishyura inzu tuzahaha, nemeza guhaha tuzishyura inzu. Byaherutse ubwo aramaze se azaze ryari, avuga ati umunsi uyu n'uyu. Ubwo nahamagaye mu rugo ndabibatekerereza, muzehe wanjye araza azana n'undi mu papa nawe umusaza umuherekeje, baskoje kuganira n'ababyeyi, ariko umukecuru avuga ko nta kintu afite cyo kuvugana nabo. Wabahamagaje adahari, arimo arakorera kure, we rero nta kintu yabivugaho. Aparataha. Ubwo nanjye sigara uko nguko. Igihe cyarageze rero inzu ndayitanga, ariko mu kujya kuyitanga ntawe nari mfite ho kwerekeza. Nibazaga ukuntu ndi butero abana bane nkabajyana mu rugo wacu nkasanga n'ikibazo gikomeye. Icyo gihe nsaba mukuru wanjye ndamusaba n'ubwani rero umbabarira umfasha abana babiri bakuru, nanjye byibuze njye mu rugo mfite babiri, kugira ngo byibuze noroshye ikibazo. Hanyuma nimara gukomera nzashakisha akazi. Abana yarabafashe, nanjye njya mu rugo. Amezi ageze nko muri 3 cyangwa 4 numva ko maze kumenya, none ndavuga reka nanjye mpaguruke nshakishe akazi. Ubwo abana kwiga byarahagaze. Mu gushakisha akazi rero, uko umugabo amaze kumenya ko namaze kujya mu rugo kandi abana bari ukubiri, nibwo we yapanze umugambi wo kuza gutwara abana. Urumva ntitwavuganaga ntitwagiraga gute. Abana yaraje, icyo gihe yanyuze kuri papa akamusanga aho ubwo bahuraga, bafite aho bicaraga bakaganira, amubwira ko ashaka gufata abana rwose bidakwiye ko bamurerera. Abana arabafashe, barabipanze ntahari. Mama yampamagara ati abana arabatwaye, nanjye nta kintu bari babinganirijeho. Ntabwo ari inkuru yanguye neza, narababaye cyane. Mukuru wanjye Kinyana arambwira ati yaje kunteragura hejuru, abana be arabatwaye. Abana babankuraho gutyo. Nabaye bivuga ngo bya bintu byo gushaka akazi, byo n'iryango ndimo ndashaka akazi ngije kugira. Nanjye ubwanjye sinzi, namaze imyaka ntazi umubare, ntazi ahantu ndi. Kuko natekereje abana banjye bagiye, nekereza amagambo nahabwiriwe, nekereza papa wabo namaze kubona ko ameze nk'umusazi mu mutwe. Abana banjye nekereza uburibwe bagiyemo, ndababara, baranyishe mana we, banyishe urubozo, banyicira abana urubozo, nisa ntabwo nyambishyikira. Abana arabatwara abajyana iwabo. Abajyanye iwabo ahantu hatari umukozi, hari umukecuru wenyine, uretse ko cyari igipangu kinini kibamo abapangayi benshi. Abana banjye baragenda bajya ku nkoni y'uburibwe, bamenya kuburara, bamenya kwambara ubusa nta kariso, bamenya kubaho bambara ibirenge nta kamambiri. Kubwo ubuzima bagiye kwinjiramo, ubuzima abana banjye bagiye binjiramo, hari impinja nto cyane. Fata ukukatisha kandi ngako komera cyane. Nta bindi byishimo nari ntegereje,
kindi nari ngiye kuruhira gusa nagiye ku buribwe bw'ahantu abana banjye bagiye. Niko byagenze, yagezeyo amera nk'urambitseyo yikomereza gahunda ze zo kwirukanka. Umukecuru nawe arambitse aho ngaho, yagira gahunda yo kwigendera akigendera, agasiga afunze inzu y'abana bagasigara hanze. Rimwe nakira telefone imbwira umwana wanjye baviyoye kubwo gusigara hanze, imvura yagwa bakugama mu nzu z'abaturanyi z'abapangayi b'abasore, ukuye agashyira mu cyumba agakora ibyo ashaka. Ubwo ubuzima abana banjye bagiye gukuriramo, abana banjye bagenda baba imfubyi mpari. N'abafite uburenganzira, ariko mu kubagezayo ngo yahise ajya muri polisi, ajya gushinganisha abana bavuga ko ntagomba guhingukayo, bavuga ko nataye abana, nicyo kintu bagiye kundega, ntagomba kwinjirayo. Gusa abana mu kubajyana babasubije, babiri bari garidiyene, umukuru ari we uri mu wa mbere primaire. Akora ibishoboka byose nkamenya amakuru yabo. Rimwe njya gusura abo muri materinere, ngezeyo umwarimu arambwira ngo nyine ndavuga nje gusura abana bitwa gutya na gutya. Umwarimu arambwira ngo ya papa we yavuze ko utagomba guhinguka hano. Ndarira ndamwinginga, banyereka directrice ndamutekerereza, arambwira ngo jya ureba abana bawe. Birabaye n'uwa primaire nuko nawe njyayo sanga naho nuko yabivuze, naho ndagenda negera directrice y'ikigo ndemuganiza, arambwira ati jya ukurikirana umwana, jya ureba umwana ni nyina, ati bira byose n'ibyo abagabo babivugisha ni umujinya. Igihe cyarageze, tutarajya kure se, wumvise amakuru ko umwana wawe yafashwe ku ngufu n'abo basore mu gipangu, umugabo yabyakiriye gute? Mu kujya kubimenya nahamagawe n'umudamu twe duturanye, hahandi nabwo twe dutuye munsi y'ibitaro, bakubitaniye aho ngaho hara ku bitaro muri Isange. Umugabo nyine ari urimo gukurikirana ikirego cy'umwana, atambwiye na nyirakuru atambwira, bakorewe iyicarubozo rishoboka ryose, na nyirakuru atambwira. Mu kubimbwira arambwira ati wambabara ugakora ibishoboka byose ukuntu uza gutwara abana bawe, ati dore byagenze gutya na gutya. Ndibuka ko telefone nari mfite nayo kubisasa hano twari kumwe, ntabwo bamenye ibyo ari byo. Nari mvuye gusenga, nkuze telefone hasi, muri wanjye twari kumwe arahitoragura, arongera atereta isubizamo batiri arayatsa, areba nimero yari impamagaye, amuhamagaye abari wabitekerereza, niwe wabisobanuriye. Bwarakeye mama wanjye aramerekeza, tugenda kunuza kuri polisi kubaza, kundibuka ko icyo gihe twaje ahantu hano nihera iyo nkuruye, kundibuka ko ni kera muri 2012 hari, ni hano hafi hari no kwa ba nyiri wasinzi barahakoreraga polisi imeze gute simbyibuka, ko ndibuka ko dosiye yabo, dosiye y'umwana niho yari iri. Nibwo naje umumama wanyakira, umupolisi kazi niwe wabintekereje, arambwira ati mama wafasha abana bawe ukabarera, kuki wafasha abana b'abakobwa ukabajugunya? Nabaye mu buzima nafite igisobanuro cyo kubona abana n'abana banjye kandi bari mu gupfa nabi, nanjye narabiburiye igisobanuro. Nta muntu n'umwe wanyumvaga. Birangije ni ubwo ndi wabidutekereje, gusa tubwira ko habagamo hakodeshaga abapolisi wabo, bamufasha ari umupolisi, gusa nyuma ngo yaje gucikishwa ari kuri brigade, bene abo babigemo baramucikisha aragenda. Umwana birangira gutyo, nibyo
ikindi gihe nabwo umwana nawe wundi imodoka imugonga yambuka umuhanda asohotse mu gipangu yambuka umuhanda agiye kugura irindazi muri alimentation se wabo ngo ahahingutse abahaye amafaranga bagende kugura amandazi banywesha igikoma mu gitondo umwana kwambuka imodoka iramugonga gusa kubwo amahirwe yagendaga gahoro ngo ntabwo yirukankaga cyane akana kakubaga kuba mu muhanda noneho umukuru yarukuno yibaga telefone yaramaze gufata nimero yanjye mu mutwe kubera basanga ku ishuri ni naramuhaye nimero ya telefone mbwa yiguyifate mu mutwe ayifata mu mutwe noneho mu guhamagara akajya ahamagaza nimero ya nyirakuru ko baga bari kumwe papa we yataha akajya muri telefone akareba nimero zose zahamagawe yarabwiye ngo nusanga wavugishe mama wawe nzakukubita inkoni 100 icyo gihe ngo yaramukubise ko umwana ari wabitubwa avuga ati bamugonze amubwira muri umwe ko bamugonze bijyanye kwa muganga icyo gihe nohereje muri umuntu wanjye kujya kureba kuko hari kondisiyo ivuga ngo icyo bazankorera muri urwo rugo cyose nzakirengere ko sinemere kuhahinguka ubwo bwo rero nagiye mbwubakiraho mbugenderaho gusa nkajya byashyizweho nande umugabo yaragiye kubivuga muri polisi Kacyiru kuko afitemo ngo abapolisi b'inshuti ze niko gahunda yari iteye ni muri cya gihe polisi yabaga mu bigo bya mbere bifite ruswa ubwo cyane rwose birumvikana shimira na leta y'igihugu cyacu aho bigereye ubu sinzi ko hari umuntu warengana nk'uko abana banjye barengaye ukuntu narenganyijwe mana ayo mbega we ariko mana Imana izabagire neza ntibazakure mu buzima ntibazabe mu ngo zibashyira mu gahinda nk'ako bakuriyemo marindi mama wabo rumva abana ntawe bagira ubakarabya ntawe bagira ubafurira yego abana bato gutyo kurya ngo ryari rimwe ku munsi nabwo bakarira rimwe 9:00 bakazongera kurya ejo 9:00 igikoma bagiyeho barakibagirwa icyayi barakibagirwa hari n'aho bageze umukecuru akajya ategura icyayi cy'amata cyo kunywa ariko batari bukoreho nuko kubyo ngibyo ntacyo bari barabimenyereye uri imodoka yagonze nawe naje kubimenya undi mwana mpamagara bimbwira ati imodoka yamugonze ntuma y'umurumuna wanjye kujya kundebera kuko ngise ni kwahinguka aragenda arandebera mama aranamufotora arambwira ati uko biri kose bapfutse ntabwo biri grave kuko umuntu wamugonze yababereye imfura arahagarara ni no mfasha mujyana kwa muganga ariko kari kakobaguritse haba mbese ahenshi hashoboka umwana w'imyaka 5-6 kubana ibisebe nta umwitaho nta mama nta muri ubwo buribwe birarangira nyirakuru ego bari kubona nyirakuru mu nzu gusa ndibuka ko muri uko gutandukana kwacu umugabo ajya kubona nari mfite umwana yigeze kurwara ikibyimba hano ariko ngo umutwe uzamo imbere mujyana kwa muganga mujyanye kwa muganga bamuha imiti ikibyimba kirameneka ariko umwanda ukajya usohokera mu gutwi mu miti birarangira igihe kiryawe ndagenda boza mungira ngo byararangiye ariko uko iminsi igenda ishira uko imyaka agiye kundika ko nka nyuma y'umwaka nibwo nabonye ko umwana afite ikibazo cyo kutumva icyo gihe mbibwiwe n'umwana mwambwa ati ariko ukurikirane atubona ari ukuntu mvisha uruhande rumwe uzakurikirana urebe ndabimusobanurira mbwa ati bishoboka ko umugutwi kwajemo ikibazo musubiza kwa muganga bampa transfert ijya kumuvuza Kanombe ndamujyana mujyanye nibwo batangiye kujya bamwogerezamo wowe n'umuspecialiste w'umuhindekazi akajya amwogerezamo muri uko gutandukana rero muri uko kuza gutwara abana narindi muri procedure kuvuza umwana kugira ngo bavuga ati ni wa mwanda baragiye upfukamo kugira ngo bishiremo byaragiye rero uko babajyanye bashyiraho ngaho umwana bashyiraho ngo birangira ubu mufite ari umwana ubana n'ubumuga bw'ugutwi bitari bikwiye
nibura afite kumwe kumva ariko kwa kundi byagendaniye koko byageze igihe noneho nyuma ndamuvuza nuko basanga byararangiye. Papa ameze gute so? Papa we rero ukuntu ameze ubu ngubu sinzi nimba namwita umusazi, sinzi nimba navuga, hari ijambo njya ngo ndarikoresha ariko ntabwo rero nejeje kuva banavuna mayibobo umuntu w'umupapa wari ufite gukora, wari ufite iki, ariko no kumubona ubwe biteye agahinda. Aracyatakwa mama se? Yego bakwa mama we ku Kacyiru n'ubundi mama aracyariho. Mama we aracyariho, arahari. Akora iki se? Ntacyo ntacyo gikora kuko na bya bindi yakoraga urumva ko yari umutekinisiye, yari afite akazi keza pe nta kibazo aryoshye, ariko aragiye arabivangavanga aba nk'umusazi, none kugeza ubwo ageze no kuba umuntu ukamuha nk'iyo mashini ngo ayikore agahita agurisha, ngaho gufunga buri munsi n'amageragere aragenda akageraho n'iki, umva urwego ariho. Mama we mujye muganira? Oya, ntabwo tuganira. Bagufata gute mu muryango wabo? Ntacyo ndicyo, n'abana banjye ntacyo baricyo. Abuzukuru babo? Abuzukuru babo, ariko ubu uyu munsi abana turi kumwe, ndakugera ahantu y'ukuntu naje gusubirana abana rero. Yego, ikomereze. Abana uyu munsi turi kumwe, ibintu urumva byarakomeje, abana bakura muri ubwo buzima rumenyera, gusa n'ingize amahirwe bamaze gukura, ndabwira noneho nimugakoreshe telefone ya mukecuru mujye mutira mu bapangaye mumvugishe. Naba nzi ngo bakambwira ati mama turashonje nturajya buryo rya nkaba nkavuga ningiye kubashyiraho amafaranga, nkuvuga ni mu miliyoni y'iriyo telefone tuvugane, mushyira amafaranga hanyuma bashakira umuntu agenda abahahire, bagafata nk'umukozi umwe mu gipangu mu bapangayi akabigisha gucana imbabura, akabacanira imbabura bakiga guteka. Cyangwa babaza none se mukecuru nawe hari, none se papa nawe hari, bakambwira ati nkasimbuka nkiruka nkagenda nkabareba, nkagira utwo mbahereza nkongera ngasubira nirukanka. Kuryo hari igihe cyageze muramukazi wanjye arampamagara, numva mushiki w'umugabo yego niwe muto ku mugabo, ntabwo haba nyine nawe yarashatse, ariko igihe cyarageze arampamagara mbwa ngo wajya umbabara ukajya uza kureba bariya abana. Nubwo ni ngende nabagirwe ko nabyaye burundu, ngo ikibazo cyawe ngo uhavuye ngo basigaye batesha mama umutwe ngo turashaka mama ikintu ki, nubwo nuko nta kintu na kimwe mwakora kugira ngo ncike ku bana, ntabwo bibaho nta na kimwe, kuko kugira ngo nanjye ndyame sinziye nuko mba nzi uko bameze, nzi uko biri, nzi uko baraye, nicyo kimpa imbaraga nta kindi. Igihe rero cyarageze urumva abana bamaze gukura, bize primaire barayirangije, ariko ubwo muri kwa kwiga n'ubundi ninjye ugenda nkatanga inkweto, ninjye ugenda nkatanga ikaye, mbese numvaga nta n'ikintu bitwaye pe, nabikoraga nishimye. Icyo ntari nemerewe no guhinguka yo mu rugo, ariko nacyo nubwo bamaze gukura, nimbaza amafaranga kuri telefone runaka bazamenya bagende bagura ayo mata banywe gutyo n'iki, numvaga nta kibazo. Isa heruka habashyira ibindi ntibyabaga bimureba, yageze ku rwego azajya ataha akashaka no kujya kubita mama we, byandi byose yankoraga byageze ku rwego nawe azageza akabikorera mama we. Ari wakubita? Ari wakubita. Se abavandimwe ntabwo babibonaga kweri? Ntabwo. Ko afite musaza wabo cyangwa umuvandimwe wabo udasanzwe? Nta wundi muntu mukuru wari uhari uretse bapangaye. Bivuga ngo wa muramu wanjye nakubwe bigeze guhamagara ati mwarebye ukuntu mukemura ikibazo cy'aba bana, igihe cyarageze arapfa muri 2012. Yarapfuye, Imana imuheruko ridashira. Ubwo rero bivuga ngo undi ni muramukazi wanjye ni nawe bucura, kandi nawe yari yaramaze gushaka kuko yanashatse ntaranatandukana n'umugabo. Bivuga ngo abana rero nibo mu nzu bonyine na mukecuru, uretse kuba hari abapangayi, bari bafite abapangayi benshi pe, naho baboneraga abantu bw'ibyo ngayo nguko. Muza gusubirana gute n'abana? Abana rero ukuntu twasubiranye, abana twasubiranye muri corona isa nkaho irimo irarangira. Ejo bundi? Nyuma y'iyo myaka yose? Nyuma y'iyo myaka yose. Nyuma y'iyo myaka yose nibwo nasonye abana barabaye umuntu n'amazi ko kiravuga ntacyo, ariko ikizima nuko ndiho
ese buranzashyingiye bazatangirije ubundi igihe kizaza bazajya bajya gukingirwa bampamagare ntaho ubukwe nka rubanda bakumva nkabwa ntacyo cy'ingenzi nuko bamaze gukura ariko abana bagize bamaze gukura bashaka kujya bahava ugati ntago tuhashaka turabanga bakamumaga nkabwa rero hakaba nk'umwe ugize gutya akabaraturutse akabaraje natekereza ko abandi basigaye ngo nibo baragira iki ngo ni hari igihe umwana azatoroka usanga ateza umumotari akaba yanagenda akamugira nabi ndavuga numva rero mbabwira ikintu kimwe mwicare mutuze ninzaza kubatwara umuhumuri ni mwebwe mwangana hazagira umuntu ujya gutoroka ngo azi nge nzaza kubitwarira mwicare mutuje ni muhumure mbirimo rwose ndenda kuza kugira ngo bagende batuze nujya kwishura agenda atuje ubwo rero kugira ngo mbabone rero babanyoherereze barabanyoherereje ntabwo njye bagiye kubakurayo barabirukanye igihe cyarageze biba ngombwa ko agace bari batuyemo iwabo bababarira barabimura mu kubabarira rero urumva igihe cyo kwimura kigeze ni nyuma ya korona isa nkaho irangiye n'amashuri yendaga gutangirwa ko amashuri yari yaratangiye amashuri nibwo yari agitangira korona isa nkaho igabanutse 2021 noneho mu kubagurira rero mu kubimura umukecuru ajya kuba ku mukobwa we niho yahise yimukira agenda ajyanye abana banjye mu kubajyanayo rero bahamaze n'icyumweru kimwe bamazeyo abana nyirasengera birukana bari bamaze gukura bari bakuze umukuru yari amaze kugera mu gihe kingana iki umutoya umukuru 2021 ese narafite imyaka 2023 none ubanza amaze no gusaza hafi 20 narafite hafi 20 okay twikomereze nagiye numva ikigero cyabo bari 20 kuko bari umunabi babiri bigaga mu wa gatatu secondaire bari bakuru yego kuko yarari mu bose n'abakobwa ko ari bane ebaze abakobwa beza cyane birangije rero nyirasengero nibwo babwiye ko bagomba kugenda bagasanga papa wabo na mama wabo kumbe umukecuru mu kwimuka papa wabo ntago bahise bajya numva ngo ntago ari kujya kuba kwa mushikiwe mama we ngo yamuhaye amafaranga ubwo ahita ajya gushaka aho abo nta wari uhazi rero birangije abana baramamagara bati shangaza aratwirukanye nese birukanye byagenze mwakoze iki batatubwiye ko tutabana hano turi benshi atubwiye ko tuza tukagusanga ariko ubwumva kuko ngo byafashe ari nk'iminsi 2 umukuru atarabyumva ari indura aramarira baronga ati shangazo uratwirukana tujye hehe turasanga mama hehe turasanga papa hehe umva aramarira birangije aravuga ati nuko gahunda imese muri benshi ntabwo twabana ahangaha kuko urumva mama we ngo yaramuhaye inzu nyine yo mu gikarari yabamo niyo yabanagamo n'abana ubu ngiye kwita kuri mukecuru ngo hanyuma namwe mugende abana b'imbwenda bavuga ngo mana reka aba bana baze nicyo gihe ko nta kindi kintu gusa ngo umuguma ngo hari mu rugo rw'abandi sinubwo kubavuga ngo mugende nyogokuru wanyu ntanzu arabona ntanzu aragura nagira aho abona akagura azongera abahamagare muze mubane abana baramagaye barabimbwira nawe ndibuka ko yanamvishije kuri telefone yamvugishije nyuma kuri telefone bamaze nk'iminsi 2 baje urabona nyine mukecuru ntabwo arabona ahantu ho kugura n'iki nubwo ntoya erega nta n'ikibazo ntarinde mama wabo n'ukuri kandi mwarakoze igihe kibahamaze kubona amahirwe ahubwo kuri wowe ni mwarakoze igihe yabamaranye mwarakoze nta kindi nimureke none nanjye numve icyanga cyo kuba ndi umubyeyi abana rero baraza turabana muri ubwo buryo ko ndibuka ko n'imyenda rwose pe haje mikeya ibindi babisigayo abana baza tubana muri ubwo buryo mu buzima bwo gushakisha nubwo navuze ngo iwacu ni muri uyu mujyi wa Kigali ariko ndagira nkubwire ngo hari umuntu abaho kavuga ngo
njya mbona abantu imfubyi abana b'imfubyi barira bababara n'iki bajye bihangana ari igihe Imana ibyemera ukaba imfubyi ikagutabara mu bupfubyi bwawe umugisha ukava mu bupfubyi. Nabaye muri uyu mujyi wa Kigali nkuvukamo ariko ntagira ahantu ho kuba kugeza na n'iyi saha. Ufite papa na mama? Mfite papa na mama, ntagira ahantu ho kuba. Utumva ngo igihe cyarigeze nubwo papa yari yarantangiye abana ko yakoresheje ijambo rivuga ngo banze uwo nabyaye nanjye ababo ntago ngomba kubarerera. Ngo ibyo nta nicyo nagiye kuko narabyakiriye. Nibwo ko igihe kimwe cyarageze papa aramamagara kandi nukureka nkubwire yanirurije ubusoko no kuba nari mari nanjye ntari pe ntago nari umuntu ko nifite intimba y'abana banjye. Rimwe arampamagara ari mu cyumba ndagenda musanga mu cyumba arambwira ngo urugo rwarakunaniye ntagomba kuza kuryama ahangaha. Ugeze uko ko ndibuka ko umunsi wa nyuma ajya kunsohora mu nzu yasohoye saa 9 z'ijoro mu rukerera kare afite ikibando arambwira ngo singushaka ngashaka ahantu ujya kuryama singushaka aha yego. Ari papa wawe? Papa wawe. Mama sakora iki? Mama akora iki kuri ibyo ngibyo? Nta na kimwe. Yego. No mu papa subwo umeze gute? No musanzwe ntabwo ari umupapa mwiza? No musanzwe yababere papa ubwo muzima? Ntabwo ari umupapa mwiza. Impamvu mvuga ko atari mwiza n'Imana mu mugisha yaratubyaye. Ntabwo mvukanye nengera abavandimwe tuvuga turi benshi. Ariko ni umupapa twakuze natwe ubwacu nyine ugira igitsure cyane pe ibyo byo nta nacyo umubyeyi wese agira igitsure iyo bibaye ngombwa. Ariko ni umupapa ibaze kuba ndi kavukire muri uyu mujyi data ari kavukire mama ari kavukire. Icyo kintu cyumve cyane. Nta muryango ngera mu ntara nta mwene wacu tugira mu ntara hano mu mujyi wa Kigali. Ariko ni umupapa wafashe ahantu hose cyitwa isambu cyose arakirya kuko ngo aho atari yahatangiraga ubuntu turi abana kugeza ku rwego nubwo bashaje basaziye muri korutire yonyine mu ruzitiro rwonyine gusa nta hepfo nta hose yarahariye kandi mu kuharya akaharya amafaranga na mama atazi ahantu agira ku buryo na mama nawe ubwe yaragiye abahigikange. Nageze amatsiko kumenya uwo mupapa uyu munsi se ubayeho gute n'abana? Uyu munsi ukuntu mbayeho n'abana nakubwira ngo ni ugupfundikanya. Ni ubuzima bwo gupfundikanya bugoye bukakaye kuba ndi kumwe n'abana dukodesha. Abana bakeneye kwiga uwize uno mwaka utaha ntasubirayo. Bamwe baracikirije baricaye nta kundi. Tujye kumfura imfura yo yaricaye kuva icyo gihe babampereza babohereza niwe watangiye kumfasha kurera bari umunara. Yagarukiye mu kangahe? Mu wa 4 secondaire. Kuva muri corona? Corona yabaye agiye mu wa 4 amashuri atangiye we ntabwo yasubiyeyo urumva ko ubushobozi nyine bahise baza. Akora iki se ubu ngubu? Sinubwo ngo akora iki ni ugushakisha. Ni ugushakisha ngo kiraka mbonye njyayo naho habonye akagenda agakora yabona akaza hano muri restaurant ikindi gihe bikanga kagaruka mu rugo nuko tubayeho hahandi nisanga mu madeni nanjye ntazi n'ahantu ngomba gukora kwishyura hahandi ubu tuvugana n'icyangaho uyu munsi inzu ngezemo amezi 3 kandi wumve ngo mpora nimuka kwezi kumwe kwishyurwa ngahe? Kwezi kumwe mwishyura 80,000 kuko nagerageje kujya mu inzu ya menshi. Ntabwo ari inzu ya menshi ariko kuba uri umwe wibaza buri kimwe cyose wenyine uhagaze uwo ni ikibazo gikomeye cyane. Umwana wa kabiri we arimo kurangiza wa 6 secondaire yari yanyemereye kuko icyo gihe babamaye ariko bagiye muri tronc. Ntabwo ari ngombwa. Icyo gihe babamaye bageze muri tronc commun
abana baranatsinda n'abana bazi ubwenge we ageze mu wa ari mu wa gatandatu agiye gukora segonderi umukurikiye niwe wicaye umukurikiye aricaye na mukuru waricaye umukobwa wa kane ni papa wabo yasigiye ntwite agiye gukora wa gatandatu primaire kuno hari igihe byabaye ngombwa ko atiga n'ibyo byose agiye gukora wa gatandatu primaire nose mbwira ivo umuntu uri kutwumva muri kano kanya tujya abantu bagira neza nanjye sinzi aho baturuka rwose Imana ikagira gutyo ugasanga afashe nka nimero de telefone y'umuntu uramutereka ngufashe wenda gukemura iki kibazo inzu nuri kutwumva muri kano kanya uyu mubyeyi utunze urwo rubyaro nta kazi ntaki mu mujyi wa Kigali papa w'abana yahuye n'icyo kibazo nyine cyo guturubura tubyite gutyo trouble mental ubwandu bwa sida akeneye ko tumufasha akeneye ko mba nabazaniye abantu nk'aba ngaba kugira ngo ufite umutima agire icyo akora pe ufite umutima mujye munyizera ntabwo ushobora kubazanira abatubuzi ntacyo mba napanze nabo ntaki mba nifuza ko ushoboye gufashwa afashwe ushoboye gufashwa afashwe mureke tumufashe umva utwumva muri kano kanya nibyo birumvikana hari byinshi byo gufashwa inzu abana kwiga kurya akazi wumva ari iki yagufasha gikomeye cyane Yvonne muri aka kanya ikintu numva uwamfasha yamfasha nagiye gutera intambwe nza kugushaka ni ukuri navuga ngo gusa sindananirwa kuko ndacyafite byinshi byo gukora ndacyafite umuryango ndeberera nshima Imana yankomeje igihe cyageze nkumva ndashaka kwiyahura ko nakwibuka ko mpfuye baba barakurushaho ntuzongere kwitekereza ndabizi ko psychologically mu mutwe ibyo bintu turabitekereza rimwe n'imwe iyo kenshi cyane nkugira ngo ariko noneho ntari baba barakurushaho nubwo ngo baba bari kumwe nande numva icyo kintu ngira Imana numva kimvuyemo nubwo ngo byanze bikunze hari icyo nzageraho numva muri aka kamwanya uwamfasha muri aka kanya yego jera ubu akaya twicaye aha ngaha ndagiye ubwiye ngo ngezemo amezi 3 y'inzu ntaza ahantu oya noneho ntazi none ngo nongeye kuberekezayo kuba nyine inzu bagiye bakandambirwa bakanyirukana kandi urande rumwe ndabumva nta muntu wagushyira mu nzu yo gutyo gusa gubemo gutyo gusa gushigira ibibazo byawe ngize amahirwe habona nk'ikintu cyo gukora nkikorera ni ukuri ntabwo ndi umunebwe ikintu kimbabaza shano ngiye gukora ntabwo bumva ngiye uburemere bw'ikibazo cyanjye yarandi njyana ukora n'akazi k'ubuyede ntibanyizere ko aricyo kintu kinza umugore nkawe ni ukuri nagiye gusaba akazi bakwisura akavuga ati nagiye gusaba akazi k'ubukirina ahantu hari mu mujyi naranahakoze amezi agera nko muri 6 ni muri banki mukuntu sinshaka kuyivuga ariko icyo gihe ndibuka ko barambajije nuza supervisor wabo yarambajije n'umama w'umushuti waje wajyanye nyine yansabiye akazi arambwa ati muri company mo kuzana abakozi namuganirije aragwa akazi yaranyicaje arambaza ngo akazi uje gukora urakazi nibwo ndakazi ngo urabizi ko uje gukurura itorosho cyangwa uzi ko ngo uje gukurura suri urumva icyo kintu nibwo kuri ndabizi kandi umuntu nzakora neza ninzi gukora cyane ikintu kimbabaza nuko ntagirirwa icyizere bambona ukundi kuntu kandi ntabwo ari kundi ngenda babaye mfite ibibazo byanjye shimira n'Imana yampishe kuri ntabwo mbigaya shimira Imana ko yampishe ntabwo umuruho undiho wigeze ungaragaraho yego mureke dufashe uyu muvandimwe Yvonne mu buryo bwose bushoboka batamwizera bitewe n'uko bamubona ku isura ngo ni mwiza ntabwo yagakwiye kuba ari umukirina ntabwo yagakwiye kuba akora iki bikarangira abuze akazi mureke tumufashe ufite akazi ufite uburyo yamuha igishoro ni ukuri urabugize neza kandi Imana izakwitura
nitujye dushaka gushima Imana tujye duca mu bantu nk'aba ngaba ni ukuri pe kiba ari ikintu gikomeye cyane. Nitujye dushaka kwitura Imana ibyo yadukoreye, ntabwo uzajya mu ijuru ngo uhe amafaranga aguhaye, ntabwo uzajya mu ijuru ngo uhe igikundiro aguhaye. Bica mu bantu nk'aba ngaba batigeze bagira umugisha w'ubuzima bwiza kuri ino si. Imana ibarinde. Nimero ye ndaza kuyishyira hasi, kuyishaka rwose agende arebe muri komantere ya mbere burya niho nyishyira, iri hari iba ari nimero y'ikiganiro. Komantere ya mbere niho hari nimero ya Yvonne, kugira ngo tumutere inkunga, tumufashe, tumufate mu mugongo. Yvonne ntabwo ari izina rye, nagira ngo mbibibutse nimuze kubona amazina atandukanye na nimero wenda tuza gushyiraho. Nuko Imana ibarinde, ibaho umugisha. Ni ukuri nkunda uburyo mufashiriza abantu bakagura kanga bavuga bati turashima Imana kubw'ibyo yakoze, kubw'ibitangaza bidasanzwe yakoze. May God bless you. Imana ibaho umugisha. Gusa hari undi mudamu twaganiriye wakoze Miss Claire ku kiganiro warokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ukuri pe, muri buryo muri komantere ya mbere ibyo nanditsemo, niba ubishoboye umbwirwe nimero ye, umwiteho, umufashe. She needs you. Aragukeneye. Nitwa Rweme Mbabazi, nawe ubutaha. Kandi Yvonne ukomere wumve ko imbere ari heza. Ejo bundi uzaba ufite abana bawe bameze neza, bakuze. Niyo munsi uko bameze uko wibuke aho baciye, uvuga uti uyu munsi ebana nishimira ko none nawe ushobora kubafata ku ngufu. Abambere abana beza byashoboka ko bajya kuba abamarine, byarashobokaga ko bisanga ahandi hantu habi cyane, ariko shima Imana nabo mbashimira ko bagiye bagafashwe ku ngufu. Ni umuto ni umukuru? Ntibyamuteje ikibazo trauma komsa? Kubi rwose ntabwo urumva bamaze gukura, burya nabo bafite ibyabo byabasohokamo. Ntabwo njya mbikomoza ngo mbibaganirizeho cyane, kuko ibikomere byabo ndabizi, ntabwo ari ibintu najya kubabaza. Burabo bafite n'ababonye aho abohokera uburyo yatobora akavuga. Ujya wiga kubaganiriza ku buryo mama n'umupapa, umubyeyi mwiza. Tujye tubyiga ababyeyi, tujye twiga kuganiriza abana bacu, sito noneho bya bikomere yahuye nabyo. Ni byiza ko anakubwira ibyo yahuye nabyo byinshi. Iyo umubajije kimwe akubwira igihumbi, kuko ababonye hamenekera kuri mama. Noneho ku mubyeyi, natwe abapapa tubyiga tuganize abana bacu, abahungu bacu, abakobwa bacu. Yego, nibyo. Imana ibarinde, ibaho umugisha. Kandi nk'ababyeyi tujye twiga. Niba uzi ko udafite ubushobozi bwo kurera abana, uri umudamu ukaba uzi ko papa bishoboye, muharire izo nshingano. Mu gihe umushwana ureke arire. Niba uzi ko utabishoboye, uri umupapa ukaba uzi ko umugore wawe nibura ari uko yagira abana bawe ntibababare, muharire izo nshingano. Sibyo? Wivuga ngo ngende umugabo, umwana n'uwanjye. Wivuga ngo ndi umugore, nijye mu mama, kandi uzi ko udashoboye. Mureke dukorera abana, natwe ubwacu twikorera. Natwe ubwacu twikorera, kandi tumenye kurera, tunabyige. Burya niba twarize bya bindi bituma tubaho, tunige ibyatuma abana bacu babaho neza. Ababyeyi nizere ko muri kunyumva, s'il vous plaît. Nitwa Rweme Mbabazi, naho ubutaha. VIS Focus ni ahantu heza cyane waruhukira n'inshuti cyangwa n'umuntu ku giti cye, muri Niboyi Kicukiro, aho yitegeye neza ikibuga cy'indege Remera. No kuvuga ureba kuri stade yose BK Arena, ibaze none ari nka nijoro. Hari ibyumba byiza bifite iby'ingenzi, harimo nka toilette, bathroom, dressing area, balcon, ahantu nyine wicara ukanywa ka kofi cyangwa ukanaruhuka unareba ya misozi yose mu mujyi wa Kigali. Internet nziza, roof terrace ifite view nziza cyane, wakoreraho akazi kawe kwa kundi nyine wifite machine cyangwa unatuje. Harimo igikoni cyiza, parking ihagije, ubusitani burimo amahumbezi, ndetse n'abakozi b'umwuga bafasha abagana VIS Focus. Mwaduhamagara kuri 0792 94 55 9. Umva inkuru yanjye.